turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mudukunda kandi mwe mudukurikira mwe mukurikira ubutumwa bwiza tunyuza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko cyane kuri channel ya YouTube cyangwa se umuyoboro wa YouTube witwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Ndizera kandi ko mugubwa neza binyuze mu biganiro bitandukanye tugenda dutambutsa. Ndizera ko hari byinshi mumaze kunguka, ndizera ko imitima yacu igenda yunguka kandi ikagenda irushaho kubohoka no gukomera ikomejwe n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu natwe tudahwema kubagezaho ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo ry'imbaraga kandi ijambo ribeshaho. Mu by'ukuri rero turashimira Imana yo itanga ubu buryo bw'ikoranabuhanga kubera ko tuzi neza ko ni uburyo bugera kure ugasanga abantu bari mu gihugu hose ubutumwa bwiza bubagezeho, abari hanze y'igihugu bukabageraho. Tunasuhuza rero abadukurikira bari mu bihugu bitandukanye mu mahanga, muri Amerika, bari mu Burayi, abari mu bihugu bya Afurika bitandukanye, ariko mukaba mukunda iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Mwese turabasuhuje kandi turabashimira, ariko cyane dushimira n'Imana yo yatubashishije kugira ngo mu by'ukuri tubashe gukora uyu murimo utari uwacu, mu by'ukuri ni uwayo, kubera ko ku bwacu ntabwo twari kubona icyo twabwira abantu cyabakiza, ariko natwe tumaze gukizwa n'ubutumwa bwiza twashyizwe ku mutima n'Imana kugira ngo ibyadukijije bibashe kugera kuri benshi kugira ngo nabo bakizwe. Dushimira Imana rero ko ishorera ijambo ryayo. Ijambo mu by'ukuri rirakora, ijambo rirakiza. Nuko abantu benshi badasobanukiwe ijambo ry'ubutumwa bwiza n'umurimo rikora mu mutima w'umuntu, akaba ari nayo mpamvu abatarizi nyine barisebya kubwo kutarisobanukirwa. Ariko niba hari ijambo rihindura, niba hari ijambo rirema, niba hari ijambo ribyara umuntu akavuka ubwa kabiri kandi agahabwa ubuzima bushyashya, ni ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ibindi abantu birirwa bavuga ni amahinzo, ni ibintu by'amashyengo, ni ibintu byo gutera waraza, byo gushukashuka abantu bababwira ngo Imana ibahaye ibi, ibajyanye aha, ibimuye aha, ibazaniye ibi. Ibyo bintu irabazamuye ngo ibagarutseho. Ibintu nk'ibyo byose ntacyo bimara. Naje gusanga ibintu bibera mu madini agiye atandukanye, mu byumba by'amasengesho n'ahandi, ni uguta umwanya abantu bari bakwiye kuwukoresha. Niba ari byiza abantu bashaka nyine bari bakwiye kuwukoresha uwo mwanya babishakisha, atari ukujya kubashuka ngo Imana irabibahaye, ngo ibahaye imodoka, ngo ibahaye amazu, ibahaye ibintu bigiye bitandukanye, ibahaye visa. Ibyo bintu byose ni ibintu mu buzima busanzwe biba bifite uburyo bishakwamo, ahubwo aho kugira ngo abantu bamenye ubwo buryo banabishake, ugasanga bataye umwanya hirya no hino babasezeranya ko ayo masezerano babaha yabyo ariyo azatuma babibona, ariko ni ukubabeshya ntaho bihuriye. Ariko ijambo ry'ubutumwa bwiza ntabwo riza ritubwira ibyo, oya, ahubwo riza ritubwira mu by'ukuri ikiruta ibindi bintu byose kandi gikubiyemo byose. Mvuze icyo ngicyo mu cyumve ngisubiremo, ikiruta ibindi bintu byose kandi gikubiyemo byose. Hari aho Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Bivuze rero ko n'ibyo bintu byose abantu biganyira, ibyo bintu bashaka, reka mvuge ko iyo umuntu yamaze gusobanukirwa neza ubutumwa bwiza, bumugeza no kuri ibyo bindi, kuko bumuha ubumenyi nyakuri bw'Imana, akanamenya isano ye nyakuri n'Imana, bityo mu mubano we mwiza n'Imana ishobora byose, yaremye byose, itunze byose, nta kintu na kimwe yaburana Imana. Ahubwo atangira kumenya, ese Imana yifuza ko mbaho gute, ese kuki ndafite iki, ese iki ni ngombwa ko nkigira, ese cyaboneka binyuze mu yihe nzira. Nk'umubyeyi wese rero, umwana Imana yabyaye iramurinda kandi ikamumenyera buri kimwe cyose. Nimba abantu bo mu isi, Yesu niwe wavuze ngo niba tujya tubasha guhereza abana bacu ibyiza kandi turi babi,
ntago data wo mu ijuru ari we wabura kuduhereza ibyiza kandi ari umutunzi wa byose. Nabasuhuzaga rero kandi mbaha ikaze mu kiganiro, kubera ko buri kiganiro cyacu cyose kiba gifite umwihariko wacyo, n'iki gifite ubwiza kiri butushyiremo. Reka rero twinjire mu ijambo nyirizina, turifashisha amagambo yo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, igice cyaho cya 4 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Aravuga ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe, ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Aya magambo ni amagambo meza, aratugaragariza ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe. Ese ni bande bafite umurimo wo kugabura iby'Imana? Ni abagiriwe imbabazi. Ubwo nicyo bivuze. Abagiriwe imbabazi ni nabo bafite umurimo wo kugabura iby'Imana. Undi muntu uzaza akubwira ko we yumva azajya mu ijuru kubera akora ibi, kubera ko ashoboye ibi n'ibi, nta murimo wo kugabura iby'Imana afite. Abantu benshi hanze aha bitwa kandi biyise abakozi b'Imana. Ese Imana yabatumye iki? Tubwizanye ukuri. Umurimo wo kugabura iby'Imana, Imana yawuhaye abagiriwe imbabazi. Kandi niba imbabazi bagiriwe arizo zibahesha ubwo bubasha n'uwo murimo wo kugabura iby'Imana, bivuze ko message nyamukuru bafite ari ugutangariza abantu iby'izo mbabazi. Hari abantu b'imburamukoro bari hanze aha birirwa mu bihuru babwira abantu Imana ibahaye ibi, ibahaye n'ibi, mu mazu y'abantu, ku matelefone. Ntibatinya guhanurira bari mu Burayi, ntibatinya guhanurira bari muri Amerika ku matelefone, bababwira ko hari iby'Imana ibahaye, ko hari ibyo babonaga ku buzima bwabo Imana ikuyeho, n'ibindi bintu bimeze nk'ibyo. Ariko ntabwo abo bantu bahamagawe n'Imana, ntabwo ari Imana ibakoresha. Abafite uwo murimo wo kugabura iby'Imana, nk'uko ijambo ribitubwiye, ni abagiriwe imbabazi. Ni abantu bamenye ko bababariwe. Se mu yandi magambo, babandi duseka, babandi twanga, babandi tuvuga ngo ibyo bavuga si byo, kubera ko babwira abantu ko ibicumuro byacu, ibyaha byacu byose Imana yabituvanyeho, ibishyira kuri Kristo, iramuhana, twe turababarirwa, tugirwa bere, abaziranenge, abatagawa, abantu Imana itabaraho icyaha. Abo rero bameze batyo nibo bafite umurimo wo kugabura iby'Imana bonyine. Usomye mu kindi gice gikurikira iki cya 5 cy'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, umurongo wa 18, igice cya 5 umurongo wa 18, haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Voilà, Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Umurimo mfite ni uwuhe? Uri presi, uri specific, urasobanutse. Nyuma y'uko Imana imenyesheje ko yiyunze nanjye ku bwa Kristo, umurimo yampaye ni umurimo wo kuyunga n'abandi. Si ugutuburira abantu, si ukubabwira ibidafite umumaro. Arega tubwizanye ukuri, aba bakire tubona ba Elon Musk bamaze kugira ubutunzi bwinshi cyane bo muri Amerika, ibi bintu byitwa ubuhanuzi ntabyo bazi rwose. Ntabwo rero
ibintu bya hano bifatika, amamodoka. We afite n'uruganda rwa Tesla rukora amamodoka, afite SpaceX, izo nganda zikomeye zishinzwe kureba ibyogajuru bijya mu kirere. Ateganya gukora ibintu byinshi cyane. Abo bantu ntabwo ibyo bintu by'ubuhanuzi babizi. Ntabwo rero umurimo dufite mu by'ukuri ntabwo ari umurimo wo kubwira abantu iby'isi ngo Imana igiye kubahereza. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Iby'isi bigira inzira binyuramo. Natwe rero ntabwo ari byo tubwiriza. Ntabwo tubwiriza iby'isi, ahubwo mu by'ukuri tubwira abantu iby'imbabazi Imana yabagiriye muri Kristo Yesu. Cyane ko none se tubwizanyije ukuri, imyaka dufite hano mu isi ni ingahe? Imyaka dufite hano mu isi ni imyaka ibyanditswe biravuga ngo ni 70, ngo yaba myinshi ikaba 80. Aho ngo tuba tugize intege nyinshi iba 80. Sibyo? Ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gitoya cyuzuyemo umubabaro, yarangiza akakenyuka. Ni ikisezerano rivuga ku muntu wabyawe n'umugore. Bivuze rero ko iby'isi n'ubundi tubirimo, kandi tukiri mu isi tuzabikenera. Nta nubwo kandi Imana izabura kubiduha. Oya, ahubwo ya kamere itanyurwa niyo ituma akenshi dutekereza ngo twebwe ntabyo dufite. Oya, nawe hari ibyo Imana ikugenera. Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yarababwiye ngo bajye bavuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Usanga rero Imana iryo sezerano ryayo n'ubundi risohoza, itugenera ibyo kurya bya buri munsi, itugenera ibyo dukeneye umunsi ku wundi. Ahubwo kubera ko n'ubundi umuntu akeneye Imana mu buzima bwe kugira ngo imubere byose, iyo utizeye Kristo kugira ngo akunge n'Imana, ubumwe nayo, ube ariyo ushima, ube ariyo wiringira, ube ariyo ikubereye byose, igufatiye byose, ntabwo wigera ushima. N'ibyo ubonye byose ubona bidahagije, ahubwo uhora ureba mu ko abandi, ukabona abandi ibyo bafite nibyo wakabaye ufite. Ariko se uzatunga iby'isi byose se bizashoboka? Ntabwo bizashoboka. Ariko ibyo Imana izajya ibona ko bidukwiriye, izajya igenda ibiduha, natwe kandi dukore kugira ngo Imana nayo ibone uko ihereza umugisha imirimo y'intoki zacu. Navugaga rero ijambo nyamukuru dushoreye ni ijambo ryo kunga abantu n'Imana. Twabonye rero ko twahawe umurimo wo kugabura iby'Imana kubw'iki? Kubw'imbabazi twagiriwe. Ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Ntabwo ducogora nubwo badutuka, nubwo badusebya, nubwo bavuga ngo abantu bavuga iby'ubuntu barayobye, nubwo bavuga ngo bakatubeshyera ibibi byinshi, ariko ntabwo ducogora. Twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Ibyo bintu mukorera mu byumba, ibyo bintu mukorera hirya no hino, ibyo bintu ntabwo noneho byagiye nahagaragara, musige mubikorera no ku mbuga nkoranyambaga byo gutuburira abantu. Ibyo bintu byose sibyo. Ntabwo ducogora. Tuzahora tubwira abantu ko atari ukuri. Tuzahora tubwira abantu ko abo basezeranya mu by'ukuri isezerano ry'Imana rirasobanutse, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone amazu menshi, ahubwo abone amamodoka menshi, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Ntabwo ducogora rero, twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Nubwo noneho byagiye no ku mugaragaro, ngira ngo na niyo mpamvu y'ingamba nyinshi mujya mwumva zigenda zifatwa zo gukumira ibyo bintu by'uburiganya bigenda byaduka ku bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana. Cyo cyo kuriganya abantu, oya, ibyo si ibyo bavuga butumwa bwiza, si ibyo bahamagawe n'Imana, si ibyo bahawe umurimo n'Imana, kandi tutagoreka ijambo ry'Imana. Mbega kurigoreka, mbega kuricurika, mbega kuricuranura, mbega kuritubura, mbega kurishyiramo umusemburo wa gifarisayo, mbega kurishakamo indonke. Ni ukuri abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nibo batagoreka ijambo ry'Imana, batagendera mu buriganya. Oya, tuvuga ukuri,
tweruye bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ariko aba nabamaze kumenya neza inyungu z'ibyo tuvuga, muzabumva mujye mukurikira ibiganiro byacu, mwumva amashimwe, mwumva bakijijwe, mwumva banezerewe, mwumva baguwe neza, mwumva b'imitima yaruhutse, mwumva b'Imana yagiriye neza binyuze mu ijambo ry'ubutumwa bagiza. Mwumva ari gushimira Imana, turashimira Imana, twari twarayobye, twari twaragiye kure, twari twarihebye, tutazi ko tuzajya mu ijuru, tutazi ko twababariwe kubera kudushuka, ariko twaje gusanga biciye mu ijambo mutangaza Imana yaratubabariye, Imana yaratwemeye, turanezerewe, turishimye, tuguwe neza. Za mbuto za mwuka muzabisome mu Bagalatiya mu gice cya 5 nko ku murongo wa 22, mwumva imbuto za mwuka n'amahoro n'urukundo n'ibyishimo. Mbese umuntu wamaze kuba umukiranutsi arangwa n'izo mbuto za mwuka. Ibyo rero nibyo natwe tuba dushaka ngo bigere ku bantu. Mbese nk'uko igihugu kidushakira amazi, imihanda, umuriro, amashuri, interinete n'ibindi byinshi dukeneye kugira ngo ubuzima bwa minsi yose bushoboke, ni nako ubutumwa bwiza bugeza ku bantu amahoro, bukabagezaho umunezero mu mutima, bukabagezaho ibyishimo, bukabagezaho umutekano w'imbere mu mutima, bukabagezaho kunyurwa, bukabagezaho mbese ibindi bikorwa remezo. Hari ibikorwa remezo umuntu akeneye bitari imihanda, bitari amashuri, bitari amazu n'ibindi. Nubwo kandi nanone abera abakiranutsi bagomba kugira n'uruhare muri ibyo byose mvuze nanone bisanzwe byo mu buzima bwa buri munsi. Ariko umurimo tuba dushoreye mu ivugabutumwa noneho ni ukubwira abantu mu by'ukuri ineza y'Imana, ni ukubwira abantu ubuntu Imana yatugiriye, ni ukubwira abantu urukundo rw'Imana, kugira ngo abantu bashimire Imana, kugira ngo abantu banezererwe Imana, kugira ngo abantu bitere hejuru, kugira ngo abantu basingize Imana, kugira ngo abantu mu by'ukuri banezerwe, banezererewe ubuntu Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Ntabwo tugoreka ijambo ry'Imana, oya, ntituryarya abantu, ntitugira uburiganya, oya, twanga ibiteye isoni. Ibyo bintu abantu birirwa bavuga, tuvuga tweruye. Imana ishimwe cyane. Tuzakomeza kuvuga tweruye ko ijuru ridakorerwa. Iri jambo ryabaye nk'igishishana ku bantu. Hari umuntu uryumva akasimbuka bati karabaye noneho kwakinara Yesu, ariko ntabwo ijuru rikorerwa. Ijuru ni impano twarihereye ubuntu muri Kristo Yesu. Imana yarakoze, yatugiriye neza, yaratwimanye. Hari uwaririmbye ngo yaratwimanye koko. Yaratwimanye ryari? Yaratwimanye ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ubwo twari abo kurimbuka, ubwo twaganaga Gehenomu, ubwo twari aho ngaho twihebye tutazi uko twakira, twibaza ati natwe Imana yatwemera. Kandi koko nubwo mubabona baririmba, nubwo mubabona bitera hejuru, bacuranga, bavuga ko bakorera Imana, batanga ibya 10 n'amaturo, ariko imitima y'abo bantu ihora ibabwira ko batera badakiranuka, nabo bagahorana ubwoba bibaza ngo ko tuzarimbuka, amaherezo yacu ni ayahe. Ariko Imana yaratwimanye rwose, kubera ko yadutangiye Yesu ubwo twarabo kurimbuka, kugira ngo Yesu adukureho urubanza rw'ibyaha, atugire abakiranutsi, tube mu isi ariko twiringiye ijuru mu buryo budasubirwaho. Noneho n'imirimo yacu ya buri munsi nibwo twayikora neza, twaramaze gusobanukirwa neza ko iwacu ari mu ijuru, ko turabera, ko turabaziranenge, kw'imbaraga zisumba byose zose ziri mu ruhande rwacu. Aho ni nabo twakora n'imirimo yacu neza, dutekanye, imitima yacu iguwe neza. 3, ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, karabaye noneho, karabaye. Niba wumva ibyo tuvuga utabyumva, niba wumva ari ibinyoma, niba wumva turi kubwira abantu, turi kubabwira ibinyoma, turi kubajyana kurimbuka, kakubayeho ahubwo. Kuko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, umuntu uri mutabwumva, umuntu uri mutabusobanukirwa, umuntu uri kuturwanya, umuntu utari kudushyigikira, umuntu uri kuvuga ngo barabeshye, ngo abanyabuntu ngo mubirinde, ariko nutemera ubuntu bw'Imana uremeye ushoboye ikindi kize. Ko n'abanyarwanda mu bumenyi bwabo bari bafite bavuga ngo iraguha nimugura, muguze yaguhenda, ijuru waribona icyo urigura se? Keretse kuri guhera ubuntu, ikiguzi ni Yesu wagitanze, noneho kugira ngo twebwe duhererwe ubuntu. Kandi yakoze byose ku musaraba we, Yesu ashimwe, yarankijije, niko umuririmbyi avuga.
nivugiraga rero ku muntu wa gatatu w'igice cya kane cy'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino, baratubwira ngo nimba ubutumwa bwiza twahe butwikiririwe abarimbuka. Urabe rero utari mu bantu bakibona ko ubutumwa bwiza ari ikinyoma, urabe utari mu bantu bakibona ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ari inzaduka, urabe utari mu bantu bakivuga ngo ni ibintu by'inzaduka, ni ibintu byadutse ejo bundi bitari ukuri. Oya, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bwabayeho, nibwo buriho, nibwo buzahoraho iteka. Nta bundi butumwa bwigeze bubaho bwiza. Abatubanjirije nibwo babwirije, natwe nibwo tubwiriza, ahubwo ibindi bitari bwo nibyo nzaduka, nibyo ni ijambo ryagoretswe, nk'uko bavuga ko tutagoreka ijambo ry'Imana. Abantu bararigoretse kugira ngo bishakemo indamo. Ariko tekereza Maraki 3 mungeragereje kurigoreka, ariko bavuze hano mungeragereze icya 10 n'amaturo, nanjye mbagomororere imigisha muburaho muyikwiza. Are none se kuvuza ko gusa ntugaragaze ko abari bagenewe icya 10 n'amaturo ari abatambyi bo mu muryango wa Lewi. Noneho wowe se uruwo kwa Lewi? Kuva ryari witubeye kugoreka ijambo ry'Imana rero nuko kuntu umuntu arihindura nk'igicuruzwa cyo mu isoko, nuko kuntu umuntu ashaka kuri byaza inyungu ze bwite, akitwaza ibyanditswe nawe adasobanukiwe, agatuburira abantu kakahava, abantu bagatagangara n'utwo bari bafite bakadutanga, aho kugira ngo badukoreshe biteza imbere bagahorana ubukene, kandi mu by'ukuri atari ko byakabaye bigenda, ahubwo kubera ko bayobejwe, bajyanywe mu bitari byo, bashutswe inzira itariyo, yaba ari inzira y'imibereho myiza, yaba ari inzira ijya mu ijuru, ntabwo rwose ariyo munyuzamwe abantu. Mureke abantu bizere Kristo, niwe gisubizo cya byose, batsindishirizwe ku Mana, babe abaragwa b'ijuru, kandi n'imibereho yabo ya hano mu isi imere neza. Bavuze ronga ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, umuntu wumva ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ari ikinyoma, il est fort probable que ari kujya kurimbuka. Birashoboka cyane ko ashobora kurimbuka, ariko nanone birashoboka ko yakizwa, kubera ko ubutumwa bwiza buracyari kuvugwa, nawe aracyari muzima. Ariko biroroshye cyane ko wasohoka ugiye mu kazi ntutahe, biroroshye ko waryama ugasinzira bikarangirira aho, biroroshye cyane ko warwara bikarangira gutyo, biroroshye cyane ko waba wicaye no muri sari wawe ugasinziraho gato bigahita birangira, biroroshye cyane ko wasohoka mu nzu ugatusitara ukagwa ugahita upfa, biroroshye cyane. Niyo mpamvu uyu niwo munsi wo kwizera, uyu niwo munsi wo gukirizwamo. Wishidukira amajwi y'abahanuzi, wishidukira amajwi y'abigisha b'inyoma, ahubwo izere Yesu, noneho ukizwe, ugira assurance. Ariko kuki tugira assurance maradi? Assurance maradi, ubwishingizi bwo kwivuza tukaba tubufite, twumva ko niturwara ubwishingizi buzatuvuza. Yesu nawe niwe bwishingizi bwacu, niwe mwishingizi w'ubugingo, niwe murinzi wabwo. Kumwizera biduha garanti total yuko gukiranuka kwe kwahindutse ukwacu, nk'uko ibyaha byacu byahindutse ibye, bityo tukaba tuzi ngo kubwe tuzajya mu ijuru, nta kizatubuza kujyayo, nta kabuzi wacu ni mu ijuru. Umutima ugatekana, umutima ugatera neza, n'ibirwaraga byinshi bigakira, umuntu akagubwa neza, kubera ko yamaze kumenya ko nta kibazo afitanye n'Imana. Hari indwara ziza nka reponse y'umubiri, nk'umubiri gusubiza ibintu biwataka, ugasanga urahangayitse, ugasanga ntusinzira, ugasanga mu by'ukuri uhorana ubwoba, ugasanga uhorana igihunga. Ibyo bintu byose rero bigutera n'ibirwara mu mubiri by'uburyo bitari bumwe, bya stress, bya hypertension n'ibindi byinshi, ku buryo muri Kristo hazamo no gukira rwose indwara, hazamo n'amagara mazima, hazamo kugubwa neza, umuntu akabohoka mu buryo bwinshi, financially, mu buryo buri financial, umuntu akabohoka, akumva si umukene, akigirira icyizere, akajya yanakora ibintu atekanye, aguwe neza, yumva ko Imana imurinze kandi Imana imushyigikiye kandi Imana ikaba iri mu ruhande rwe, bityo agakora bikagenda, n'ibitagenze agashimira Imana, akagerageza ibindi ntiyihebe, kubera ko abazi neza ngo ntago ari imyaku, nta myaku ngira ababizi ko nta myaku ngira,
niba iyi nzira idakunze wasanga atari Imana yashimye, reka ngerageza indi, ntacike intege, agakomera. Kandi murabizi namwe ugerageza ufite icyizere cyose nyine bigenda neza. Ubwo rero muri Kristo harimo byinshi, harimo ubutunzi bw'ibifatika, harimo ubutunzi bw'amagara mazima, harimo ubutunzi bw'amahoro mu mutima, harimo ubutunzi bw'umunezero, harimo ubutunzi bw'ubugingo bw'iteka, harimo byose twifuza ariko dushakira ahatariho. Muririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga ni 123 ngo najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. Aravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kubera ko ubugingo ndetse n'umunezero bibonekera muri we. Bavuze rero ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahaye butwikiriwe abarimbuka, aribo batizera. Abarimbuka ni bande? Ni abatizera. Abarimbuka ni bande? Ndabisubiramo, abarimbuka ni bande? Ni abatizera. Bavuze badatanga icya 10? Oya. Bavuze badatanga amaturo? Oya. Bavuze badasenga cyane? Oya. Bavuze bataririmba? Oya. Bavuze badatanga imisanzu ya korari? Oya. Bavuze batajya mu rusengero? Oya. Baravuze ngo nimba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka. Bande? Aribo batizera. Ngo kwizera gusa kari byo bavuze. Arega kwizera nyine birimo n'izindi mbaraga nyinshi, ariko niryo banze rya byose. Umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yawuhumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Abo batizera niba Imana y'iki gihe yahuminye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ubutumwa bwiza ni ubwande, ni ubwa Kristo. Ubutumwa bwiza buvuga iki? Buvuga umurimo urangiye, unoze, ushyitse, wuzuye Yesu yakoze. Ntabwo ubutumwa bwiza buvuga ngo niwiriza ubusa cyane uzajya mu ijuru. Nibuvuga ngo nucuranga cyane uzajya mu ijuru. Ngiyo mirimo ngo n'Imana ngo izakwibukiraho. Ngo uzanyibukira, ngo izakwibukira kuki? Ngo tanga amafaranga Imana izakwibukireho. Ntabwo ubwo ari bwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubwa Yesu Kristo. Niwe wakoze birakoreka, niwe wategetse birakunda, niwe wishyizeho ibyaha byacu, niwe wabihaniwe, niwe wazutse mu bapfuye, imfura yo kuzuka, kugira ngo atugire abakiranutse. Abaroma 4:24-5 niho hatubwira uburyo ngo yapfuye azira ibyaha byacu, ariko azutse ngo azukira kugira ngo atugire intungane. Imana ishimwe cyane. Abantu rero mu by'ukuri bahumwa amaso n'Imana y'iki gihe nibo batizera ubutumwa bwiza, nibo batabwizera. Nibo batabwizera, bakomeza kuvuga bati hoya bira ni ibinyoma. Ariko no kugira ngo shitani niwe wabikoze gutyo, ngo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo utabatambikira, ahubwo akabahuma amaso, akakomeza babwira ngo Imana iguhaye ibi, iguhaye na biriya. Ni Imana y'iki gihe. Kuki bayita Imana y'iki gihe? Ubutumwa bw'iki gihe ni ububwira abantu iby'iki gihe. Kuki iyo Mana bayita Imana y'iki gihe? Nuko ubutumwa buri hanze habubwira abantu iby'iki gihe. Imana ibahaye ibi, Imana ibahaye ibi. Nibo bajyane hirya y'ibyo areba, ngo abantu babone ko nibyo babasezeranye ari by'igihe gito bigomba kurangira. Ko ahubwo nyuma ya byose hariho ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Aho niho ubutumwa bwiza bumashe. Ubwo rero ntibumashe by'iki gihe gusa, ahubwo bwereka abantu na nyuma y'iki gihe ko ubuzima buhari kandi buzakomeza kubazizera Yesu Kristo. Ari nabwo buzima bw'ukuri, kubera ko ari ubuzima bw'iteka ryose. Naho ubwa hano bwo ni ubuzima bw'igihwayihwayi, ni ubuzima bw'akanya gatoya. Noneho bavuze rero ko ngo ni ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana, ari we shusho y'Imana. Ubutumwa bw'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we shusho y'Imana. Kristo niwe bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu tubabwira ngo Yesu niwe wakoze iby'Imana ishaka, kugira ngo umuntu namwizera abarweho ubwiza bwe, abarwe nk'intungane, yambaye gukiranuka kw'Imana tubonerwa muri Kristo Yesu. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Ntabwo tubwiriza abantu ibyacu. Ako kantu karakomeye.
kuko tutabwiriza abantu ibyacu. Umuntu ubwiriza ibye ni ubwiriza abantu ngo nimukore ibi n'ibi 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 n'ibi. Twe rero ntitubwiriza abantu ibyacu, ntituvuga ko iby'umuntu ni ibi, n'ibyo bikorwa by'umuntu. Ntitubwiriza abantu ibyacu, tubabwiriza ibyande, ibya Kristo. Tubabwira ibyo Yesu yakoze, ntabwo tubabwira ibyacu. Ngo kumundeba ngo nzi kwiriza ubusa, ngo kumundeba ngo niyiriza 3, ngo kumundeba ngo niyiriza 7, ngo kumundeba ngo mfasha abakene, ngo kumundeba ngo ntanga amaturo, ngo kumundeba ngo ntanga 10. Ibyo ni ibyawe. Uri kuvuga nje. Ntabwo tubwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Yesu Kristo. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Imana yategetse umucyo kubaho, habanje kubaho umwijima. Imana itegeka umucyo kubaho, umucyo nawo ubaho. Iyo Mana yategetse umucyo ubaho, uvira hari yacuze umwijima, ni nayo Mana nanone yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ubu ni ubwenge buva ku Mana, kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana tuburebera mu maso nyine. Iyo urebye umuntu kugira ngo umumenye arinde, umureba mu maso. Iyi niyo visage, umutwe mu maso niyo visage. Ubwiza bw'Imana buri mu maso yandi ya Yesu Kristo. Ako nako murakamenya. Ubwiza bw'Imana buri mu maso ya Yesu Kristo. Bivuze iki? Ntabwo wamenya ubwiza bw'Imana utamenya icyo Imana yakoze muri Yesu Kristo. Uwasobanukiwe neza iby'Imana dukore muri Kristo Yesu niwe wamenya ubwiza bw'Imana. Uwo niwe wanakunda Imana. Uwo ni nawe uzi Imana. Avanga Imana ngo ndayizi, ngo urumva, ngo Imana ngahano ngo yankuye, ngo napimaga ibiro ngo 40, ngo napima ibiro 80, ubwo se ngo nihe ngo ntayizi, ngo Imana ngo narayibonye, ngo nabaga mu nzu ngo y'amabati ya nyakatsi, ngo ubungumba ngo mu mabati meza, mba muri cadastre, mba muri etage, narategaga none sigaye ngenda n'imodoka yanjye nitwaye. Ati muntu Imana ntarayibonye? Oya, nayo urabona. Ubwiza bw'Imana bubonerwa mu maso ha Yesu Kristo. Yesu niwe shusho y'Imana. Mbese iby'Imana yakoze muri Kristo Yesu nibyo tumenyeraho ubwiza bw'Imana, nibyo tumenyeraho urukundo rwayo, nibyo tumenyeraho ndetse n'imbaraga zayo yakoresheje imuzura mu bapfuye. Iby'Imana yakoze muri Kristo nibyo bituma tumenya Imana. Bavuze rero ngo nimba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriye, mu by'ukuri butwikiririye abarimbuka, ab'Imana yikigiye yahumye amaso kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo utabatambikire. Twizere rero ko hari benshi bakomeza kuva muri uwo mwijima, twizere ko hari benshi bakomeza mu by'ukuri kujya mu mucyo w'ubutumwa bwiza, twizere ko ari benshi mukomeza gusobanukirwa byinshi mutabwiwe mu madini, twizere ko muri benshi mukomeza kuva mu bwiza mujya mu bundi, twizere ko muri benshi mukomeza kugabana umunezero udashira ubonerwa mu kwizera Yesu Kristo, twizere ko muri benshi mukomeza kugabana amahoro menshi y'iteka atemba nk'uruzi ab'isi batazi umuntu abona kuko yizeye Yesu Kristo, twizere ko mukomeza kubona imigisha myinshi iva ku Mana ibonerwa mu kwizera Yesu Kristo. Niba utaragura subscribe kuri YouTube channel Ijuru Ntirwarwa TV waratinze, kubera ko ibi ni ibiganiro wabona hake cyane hashoboka. Hake hashoboka. Twizera rero ko mu by'ukuri twahamagawe n'Imana kugira ngo tugeze ku bari mu isi ijambo ryayo tutarigoreka, oya, tutarishakamo indamu, oya, ahubwo tukavuga ukuri tweruye turi imbere y'Imana. Kandi uko kuri Yesu yaravuze ngo nimumenya ukuri namwe ukuri kuzaba batura. Ikindi tutabura kuvuga mu by'ukuri nuko dufite WhatsApp group nawe yitwa Ijuru Ntirikorerwa. Ku muntu ushaka kuyijyaho yanyandikira kuri 07844255 tukamushyira kuri WhatsApp group, nawe agakomeza gukurikira ibiganiro dukomeza kunyuzaho aho yaba ari hose. Umunsi ku munsi ibiganiro bishya bigenda biboneka, akagenda bibonera ku gihe. Ngira ngo soga mbere twabwiye ko
inyuma yanjye murabona ibitabo, harimo igitabo cy'ivugabutumwa gikomeye cyitwa ijuru ntirikorerwa. Ni igitabo cyafashije abantu benshi, muzajya mwumva ubuhamya bw'abatanga ubuhamya kuri YouTube channel, bagaragaza uburyo cyabafashije, uburyo bagisomye, umuntu akagisoma tutarahura vis-a-vis, tutarahura amaso ku maso, gusoma icyo gitabo gusa akabohoka, akamenya ukuri, akamenya ko ijuru koko ridakorerwa, akamenya ko yariherewe ubuntu, akaritunga mu mutima, akagubwa neza, ntihagire umuntu wongera kumushukashuka, kumutekaho imitwe, agakira abatekamitwe birirwa bashuka abantu, babasambanya ngo bari kubakorera deliverance, babagirira inabi nyinshi cyane. Yesu niwe watukoreye deliverance, Yesu niwe watugize ibyaremwe bishyashya, Yesu niwe wadukuye mu rupfu tugeza mu bugingo, Yesu niwe waduhaye ibyiringiro. Nta muntu waduha ibyiringiro, umuntu nawe arananiwe, umuntu nawe akeneye wamutabara, umuntu ntacyo amaze yamarira undi, ahubwo umuntu nawe akeneye Imana kugira ngo imubere byose. Mu by'ukuri ntitwiringira abantu, murabizi ko ijambo rinavuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Mureke rero twiringira Imana muri Kristo Yesu, niyo yakoze byose kugira ngo umuntu niyizera Yesu ave mu rupfu ajye mu bugingo, kandi abone n'imibereho myiza y'iteka ryose. Ubwo rero ndabashimiye, ibiganiro byacu nahagaruka dushimira n'Imana. Reka tuvuge ngo amahoro y'Imana abane n'imitima yanyu none n'iteka ryose ku bwa Yesu, amen.